Muraho, nitwa Jonathan, tugiye kuba turebera hamwe muri rya somo rya programming, turebera hamwe data types, tureba na arithmetic operations hamwe na input, uko ushobora kwinjiza kubwira computer ariko noneho uyihaye ibyo kwinjiza. Turaba tunarebera hamwe muri bwa buryo bwo kubwira computer kugira ngo igire ikintu yandika kuri screen cyangwa se output, uburyo bwinshi cyangwa se ibyo dushobora kugenda twongeramo muri bya bindi. Niba warabashije gukurikirana video ya mbere cyangwa se isomo rya mbere bigakunda, ugakora pratique bigakunda, ni byiza cyane. Hanyuma tugiye gukomerezaho dukora n'ama-exercice. Reka dutangire. Tugiye guhera kuri data type. Data type, data ni nka information cyangwa se ni ibintu, ni information uri buhe computer. Hanyuma ziba zigomba kuba zifite type cyangwa se ubwoko. Muri ubwo bwoko hari integers ariyo mibare, hari characters inyuguti, hakaba na strings cyangwa se amagambo. Hanyuma ibindi hari na boolean ibika yego cyangwa true or false, hakaba floats, ibice floats cyangwa se double, nazo ni ibice ariko bifite capacity nini, type ifite capacity nini. Ibi byose ugenda ubireba niyo search kuri internet bagenda bigusobanurira neza, gusa tumenye ko hariho ubwoko bwa data cyangwa se data type, hari ziba zigiye zifite amoko. Hanyuma twabonye uko ukora variable. Reka dukore variable cyangwa se reka tujye muri memoire tubikemo character, wenda tangire tuvuga car. Twabonye ko iyo ugiye gukora cyangwa se ugiye gushyira ikintu muri memoire ya computer hari formule ubanza data type arizo tumaze kwiga. By the way, zifite short form zazo. Iriya integer nari mvuze cyangwa se imibare ni int, gashireho fo yayo integer, hakaba char short form ya character, hakaza bool short form yayo ni boolean, hakaza string yo iguma ari string, n'izindi tuzagenda tureba. Hanyuma reka duhere kuri character. My first character, my first name character. Ahangaha harimo na condition iyo urimo urakora variable, kandi nabyo nongere mbyandikaho. Haza data type, kaza variable name, hanyuma equals value ugashyiraho semicolon. Ino variable name ifite amabwiriza, ntabwo ushobora kuza ngo uvuge ngo wenda my first name car gutya gusa hahita haza error ngo uvuge ngo irangana na j. Ntabwo iba ari byo, ahubwo icyemewe instead yo gushyiramo umwanya cyangwa se izindi symbols ushobora gushyiraho iyo bita underscore, byo byakunda. Hanyuma kubera ari character turashyiramo character imwe. Reka dukore n'indi, this year 2021, hanyuma tubishyire kuri screen nk'uko twari twabibonye. This year, hanyuma ikindi kintu ahangaha ubu ntabwo nahita nshyiraho ibindi bintu, oya, ni ubwoko butandukanye. ahangaha ndi guprintinga iyi ngiyi ifite character and this is string, ariko bitari n'ibyo gusa, ino space ntabwo yemewe. bivuze ngaho kugira ngo mbikore gutya nshobora gukora iyindi cyangwa se ngahita nkoresha zino operators kugira ngo nongereho iyindi message. Hanyuma instead yo gushiraho gutya ngashireho new line. Ino string literal isobanuye new line. Ngahita nkomeza my first
name car. ubu ahangaha ntabikoze neza nk'uko hano byanditse, nk'ubu ahangaha hari capital letter, ahanshizeho small letter mba nabyishe kuko ntabwo imenya ngo nshatse kuvuga iyihe. urabona ko hano bahita bavuga yuko iyi ngiyi itazwi. ninza nkayikosora, urabona ko habanje kuza this year I missed it. hano hagomba kuba hari integer, kuvuga ngo nari nakoze character kandi atari. ibi byose ugenda ubimenyera uko ugenda ukora exercise nyinshi. ni urugero rw'uko ushobora kugenda ukora ibintu wenda mu buryo butari bukibeshye, ariko ugenda ubibona. hanyuma hano urabona ko ari 2021 na J. bimwe mu bindi bintu turi bugende tureba. ubu ahangaha tumaze kureba ukuntu ushobora gukora cout mu buryo butandukanye utiriwe ujya kongera kuyandika, ahubwo ukayikorera ku murongo umwe, ugakora n'izindi message ugenda uzapendingaho at the end. ikindi tugiye kureberaho, tugiye kureba noneho uko wakora arithmetic operation. reka ibi ngibi tube tubyihoreye gutya, hanyuma tujye muri arithmetic operations. hanyuma dukoresha operators. iyi ni addition, hakaba iyi ngiyi ni subtraction, hanyuma hakaza multiplication, hakaza na division. dukoresha no backslash. izi ni arithmetic operators zikoreshwa muri arithmetic operation. so twihuse ndamutse mvuze 3. ikindi kintu ntigeze mvuga ni icyo bita comment. iyo ubanjije zino backslash ebyiri ukagenda ukora zino slash ebyiri ukazibanza, urabona ko bihita biba black, bivuze ngo ntabwo iyo mbega ntabwo ubyitaga ari ama comment, wakandikamo ibyo ushatse, ntabwo computer ibiraninga cyangwa se ntabwo ibyitaho. biba ari ibyawe kugira ngo birebe, cyangwa se n'ubundi wese uzareba programme yawe. hanyuma reka dukore variable ya mbere tuyinganisha na a, tuyihe icyo dushaka, ushobora kuba 23. hanyuma indi variable tuyihe wenda 0. hanyuma nitujya guprintinga hano, twabonye ko zino operators ushobora kuzikoresha muri arithmetic operation. reka dukoresha nko guteranya a plus b, hanyuma turaninge, urabona ko ni 23. ushobora no kwa adjusting db, urabona ko biri gukunda. 26 birakunze. hanyuma turebe n'izindi, gukuba, dushyiremo wenda space, dushyiremo space, dukore no gukuramo a minus b, dukore no gukuba multiplication. ushobora no kwandikamo n'izindi message wenda arithmetic operations. hanyuma nituraninga programme yacu, urabona ko yagiye ikora calculations zigiye zitandukanye, nandika na ya message. ahangaha tuba tugiye dukavaringa uburyo ushobora gukora output mu buryo bwiza, kandi tukanakavaringa
n'ama arithmetic operation. Tugenda tureba hano ushobora kuvuga program to calculate the sum of 23 and 3, nyuma ugashyiraho bijye ku wundi murongo, ushyiraho ebyiri, nyuma ugahita wandika out 23 plus 3 equals, tukaza dukora ya operation. Urabona ko bikunze. Hanyuma hano tubihinduye tukavuga wenda 50 and 30, urabona ko still kubera hariya handitsemo 23 and 3, urabona ibonye 80 kandi sibyo. Niyo mpamvu uzaza hano uvuge ngo ubanza ukuremo imibare ya mbere, kadusatinge hano uvuge ngo a, ukuremo iyi ngiyi plus, hano reka tukasatingemo indi b, ukuremo ino gatatu, nyuma hano noneho bizaba bihinduka bijyana, ubona ko ni still ntabwo birakunda, hasi byakunze. Hano 50 plus 30 byasabaga no kubikora n'ahangaha, reka tuyifate nka gutya, kopi tuyizane hano, and reka twandike and, noneho ubona ko program to calculate 50 and 30 nimbihindura ngashiraho 54, ubona ko bihita bihinduka n'ahantu hasi bigahinduka. Hano turebeye hamwe uburyo bundi ushobora kugenda usukura porogaramu yawe. Hanyuma ikindi kintu nanoze ko dushobora kuza kureberaho ni input, uburyo ushobora noneho kwinjiza ikintu. Ubonye ko biriya byose mba ndi kubyandika, ariko iki gice wenda out input, ubungubu ibingibi porogaramu bari iyi ngiyi iri ahangaha, ubu iyi niyo nshobora guha umuntu cyangwa se niyo ashobora gukoresha. Hanyuma urabona ko kuri ubu ngubu nta hantu na hamwe nshobora kwandika, ntabwo byakunda. Niyo mpamvu dukoresha n'ubundi buryo cyangwa se n'indi function kugira ngo tube twagira ikintu twinjiza, ariko tukabikora dufite variable. Ndashaka kwinjiza wenda umubare equals 0, you can even say like int a only, ukayidekarira gutya gusa, hanyuma ugahita uvuga turebere hamwe ubundi buryo cin a, ni ukuvuga ngo wemerera umuntu kwinjiza ikintu cyangwa se data muri a. Nituraninga urabona ko hari uburyo ushobora gushyiramo ikintu, ushobora gushyiramo 888, ukanda enter, program finished, kubera nta kindi. Hanyuma noneho uriya mubare nshizemo reka twongere tuwuprintinga ko wagiye muri ino variable cout a, ihita printing ikintu cyagiye muri a. Nyuma nishiramo 33, urabona ko iprinting 33. Tubanze kugira ngo bigaragare neza wandike ngo before wenda ngire before
a kuvuga ngo nerekane mbere icyari kirimo, hanyuma hano mvuge ngo after ntabwo tuyishyireho, kuvuga ngo uramutse uyiretse gutya byaba rereri, ntabwo ibi ngibi byakunda. Niyo mpamvu ukwiriye kongeraho zino operators, cyangwa se ukabikora ku wundi murongo, ukongera ukavuga ngo cout a. Cout a, hari ereri hano, nta semicolon iriho. Gashiramo wenda 7 before aho nizo nyine zo zitari zo, tinseze kuri 0 mbonye tangira na vari itariyo. Before 0 and then after it's 6. Ahangaha twaba turebye ukuntu ushobora kwinjiza data zigiye zitandukanye. Reka turebere hamwe wenda ari nka character car j equals wenda tin series a tugihe a. Ushobora kuza hano ukavuga ngo cin j, ugahita printing ikiri muri j, tuyiraninge. Ushobora guhita ushyiraho I, tuzi ko twashizemo j ariko isi ihinduka kuko ari variable. Hanyuma reka turebe noneho dukomeze tureba uburyo twakombininga ibyo twagiye tubona tugakora ibintu bisa neza. So reka tuvuge cout this program calculates the summation, just sum of two numbers, cyangwa se program ikalculatinga sum, igiterane cy'imibare ibiri. Hanyuma ukamanuka ukabanza gukora za variable int a and b, ushobora no kuzikora icyarimwe gutya, ugahita umanuka uvuga ngo cin. No kuri cin naho ushobora kubikora nka cout, ukavuga int ukayishyiramo icyarimwe. Hanyuma hano tugahita tuza tukavuga ngo cout nk'uko twagiye tubibona, sum of a and b is, hanyuma ugahita ushyiraho ya a plus b, hanyuma ugahita uraninga program. Hanyuma hano dushobora gushyiramo 2, ushyiramo na 5, ugahita ubona output. Urabona ko byacimo sum of 2 and 5 is 7, bigahita bikunda. Hanyuma iyindi example dushobora kureba, uvuga cout program to display my name. Hano nibagiwe zino operators. Hanyuma dukore variable, right now dukoresha string name equals nothing, or by default none. Actually no cool leaving nta kintu ushize muri empty. Nyuma cin name and kore cout new line
izina ryawe ari ryo name. Hanyuma hano twabanje gukora variable iri buze kujyamo izina, twandika kuri screen program to display, hanyuma dusaba computer ko hari ikintu yakwakira ikabishyira muri ya variable, hanyuma noneho igahita ibyandika kuri screen nk'uko twagiye tureba uko ushobora guprintinga. Hano ushobora kuza kwandika Jonathan, this is my name. Wakoze wowe warebye ino video ukurikiranye ino somo, nizera ko wagize ibintu byinshi wunguka. Twazakomeza hamwe kureba byinshi muri programming, kandi nizera ko bigenda byumvikana kurushaho. Murakoze cyane.